twafasha nkabayerekeza aje gutwara nde niba baje kugutwara ndabona yitwaje n'uyu musore twagufasha tukaguherekeza nta kibazo ese nuko wirirwa ugaragura mama bakantwara bakanjyana rugema ugasigara hano reba gito tugendesha rugema asigare mu nzu ze yubatse yavunikiye nta n'umunsi w'umuzige nta n'umunsi wakibura buryo nta n'umunsi n'umuzige unyirukana rugema tuzahapanira niba na ngombwa mama ariko se sigaho utarwana imbere y'abantu mama ushaka kurwana n'imbere y'abantu matuza cyusa ntabwo ari uko usanzwe meze ntabwo ari uko usanzwe ndi si umukwe wawe yampinduye mbi isi yampinduye mbi niyo mpamvu nakubwiye ngo wirinde utaza mu banzi banjye ari burebe iki kintu ureba ahangaha imbere yawe ariko ntabwo ndi ikintu nabwiye ko tuzabikemura ngo iki umugende niba mutangiye ibyo niba adashaka kugenda ariko mwiza kongera ibisebe mu bindi ngaha nimugende rugema reba ndi rukirukana mu byo witondere mama witondere mama ariko nta kintu yabaye gukora amafuti akiyongera ku bindi byahuma uzi neza nzi nicaranye okay niba ufite impungenge za mama wawe yuko hari ikibazo yaba kwako n'iminsi amazanga umusanze ari mutaraga ameze neza sibyo wamutwara kugira ngo azagire gute ariko ubundi wamugana arajya he ko yicaye mu mitungo kumushyiramo serumu ebyiri zose ntabwo ntagerageje n'ubu ngubu gusa aracyari muzima mwigira ikibazo mugira impungenge pe aracyari muzima kuko umutima ugitera atapfuye dufite amahirwe byibuze 95% yuko yaza kuba muzima ugarira twari igihe kingana iki kugira ngo nibura abashe gutuvugisha nukuma kanya sinamenyera twari igihe kingana n'iki ko wavuze mu ntabwo bari kuma kanya bande se bataguha kanya basi wowe nabonye yumvikana nabonye gutuje mfashe ukambwirira abagabo bakampa akanya nkapfura umurwayi neza ntaho njye umugore wanjye atarakanguka ntabwo nongera gusohoka are mbabarira kuri iki ngiki mugerageze murwayi muganga turi gukina n'ubuzima umukobwa wanjye turi kumvikana n'umugore wanjye ariko ndabyemera sinshaka no kuvuga amagambo menshi turaho duhe umwanya muganga akora akazi ke natamuga yego rwose aka ni akazi duhe umwanya muganga mumufashe ndabinginze duhe umwanya muganga akazi gasaba kwitonda ntabwo ari imodoka ngo muze tugende mumufashe tugende duhe umwanya muganga akora akazi ngenda akora byose nshoboye pe akora byose nshoboye ibyo twasezeranye nta na kimwe ndi kuvugaho ikintu ziranye ashanda kwinginze utabara ubuzima bw'umukobwa wawe yego ufashe ntitaye ku bindi byose utabara ubuzima bw'umukobwa wawe kandi ndakwizera ntabwo niba muzanye imbere basi nanjye njyana ntabwo nongera kugenda yego sawa rwose bakunze b'inzira y'umusanda bashuje umwerere hose mwaje kubona kanga mama iribagiza raking mwaje kubona ko mama iribagiza nta bintu by'imikino ngira ngo bonye ko mama iribagiza akubise rugemwa imbago nziza cyane ababwira atangane mu rugo rwanjye ese none bigiye kuba byagenda bite kangare beshe musiganye amatsiko ndetse musige mwibaza ukuntu bigiye kuba byagenda dore kanga bita rugemwa yaratangiye kubwira mama iribagiza ndetse n'iribagiza ati ndagira ngo mumviranga nk'umugeni mbashe no kubana baherekeza agusanga mama iribagiza nta mikino mama iribagiza isakubita imbago nziza cyane rugemwa ndagira ngo nawe ujye muri comment ujye rimwe ubwira mama iribagiza kukanga muri kubona ko mama iribagiza nta bintu by'imikino kare mama iribagiza afite gahunda yo kuba yashyira hasi rugemwa kare mama iribagiza yabwira rugemwa tuko byagenda ko usanga nzahava ndi umurambo cyangwa wowe wapfuye ese none bigiye kuba byagenda bitekanga ibintu bigiye kuba byagenda no kwina film yacu igiye kuba yagira iryoshye cyane rero ndagira ngo nawe ujye muri comment ugira ijambo rimwe ubwira mama iribagiza kuko ndabizi kare bishimishije mama mwishimiye mama iribagiza kandi mukunze uburyo mama iribagiza ntabwo banditse mama iribagiza ashaka kuba yashyira rugemwa hasi ese none bigiye kuba byagenda bite ko muri kubona kino film yacu kugenda igera iryoshye cyane kandi iri kugenda igaragaza ko iri kugenda igana ku musozo ese none bizagenda gute rugemwa nagira mu rukiko ibyo bizagenda gute rugemwa ibyo bizarangira gute ko muri kubona kanga rugemwa nafite ubwo kandi rugemwa ari kwibazwa ibizamugendekera cyane yuko rugemwa azi neza yuko ibya byose bari kumurega byose azi neza yuko yabikoze nubwo ari kubihakana gusa arabizi neza yuko ibya byose bafite ibimenyetso kandi dogiteri yavuze ko afite ibimenyetso byose byatuma rugemwa ajyanwa muri gereza ese bizagenda gute rugemwa najya muri gereza ese rugemwa uri kumva ko kuba yakategwa imyaka ingahe muri
kwitegereza nushobora kujya muri comment ukatubwira imyaka wumva akatira Rugema cyangwa nimba kwigihano cya burundu ukajya muri comment ukatubwira kuko nimba wumva Rugema akwiye kuba yahabwa igihano cya burundu kuko murabizi neza yuko Rugema ari umugome kandi murabizi neza yuko Rugema ari umwicanyi mubi cyane. Ese Rugema azafungwa Fabiola asigare? Nawe nicyo kintu uhora wibaza kandi nawe nicyo kintu ufite amatsiko wibaza ati ese Rugema nafungwa Fabiola azasigara? Ese Fabiola nawe ko tuzi ko ari umugome kandi tuzi no kuzo yuko Fabiola ibintu byose Rugema yagiye akora ndetse ibi migambi mibi yose Rugema yagiye akora ndetse n'ubugome bwose bagiye bakora ko ari Fabiola yagiye uha ibitekerezo. Ese Rugema Fabiola bazabasha kuba yasigara? nawe amatsiko nimeshe kandi nawe kubazwa bigiye kuba byagenda gusa ngiye kubona kumara amatsiko kandi ngiye kubona ko bigiye kuba byakurikira byose muri no filime Inzira y'Umusaraba. Ngiye mugiye kubana nyita Tig Blaze tugiye kuba twaganira kuri no filime Inzira y'Umusaraba bigiye kuba byakurikira byose. Dore kari beshi mwasigaye mwibaza ibibazo byinshi ndetse mwasigaye mwibaza niba koko ahango bita Emile ibyo bizarangira neza ndetse Emile azabasha kuba yakanguka. Dore ko mwabonye ko ahango bita Emile ibintu bitameze neza, mwabonye ko ahango bita Emile yarashwe. Ese bizagenda gute Emile azabasha kuba yakira ko twabonye ko kamarade ari kumushaka ndetse kamarade akomeje kwibaza aho Emile yagiye? Ese bizagenda gute kanga muri kubona yuko ibintu bikomeje kuba byagorana cyane ko muri kubona kanga ibintu bikomeje kuba byakomera cyane? Bizagenda gute? Ese Emile ari bwaze kubasha gukira? Ese ko tubonye ko ahango bita Anita ari muri koma bizagenda gute? Ese Anita nakanguka azabasha kuba yakongera guhura na Emile gute? Ko twabonye ko ahango bita Are yavuze ati ngiye kuba nashaka ukuntu nsezerana na Anita ari kwa muganga ku buryo Anita azakanguka mpita mujyana tukajya kwibana mu Bwongereza. Ese none bizagenda gute? No migambi ya Arizabasha kuba yacamo ibintu arari gupanga byo kuba yafata Anita sinzire cyangwa agafatirana Anita agahita asezerana yo ku murenge? Bizabasha kuba byakunda? Dore ko yabibwiye Fabiola ndetse na Rugema bagahita bagira ubwoba ndetse Fabiola akavuga ati nimba ari ibyo ngibyo ushaka kuba watanga ruswa ngiye amaboko ndayamanitse. Ese none bigiye kuba byagira bite ko mugiye kubona ko ino filime yacu igiye kuba yagira iryoshye cyane kandi mugiye kubona ko na Rugema nawe agiye kuba yajyanwa mu rukiko akajya guhanirwa ibyaha byose yakoze? Dore ko navuga ko hanga Rugema nawe afite ubwoba kandi muri kubona ko Rugema nawe byamucanze. Rugema ari kubaza kizakurikiraho nagera mu rukiko. Ese bizagenda gute mama Iribagiza azabasha kuba yakora icyo Rugema none kanga ibintu bigiye kuba byagiye ko muri kubona ko ahango bita mama Iribagiza afite umujinya ndetse mama Iribagiza yatangiye kubona ko Cyusa ari kubeshya Iribagiza. Njye ko mama Cyusa kimara kubona ko Iribagiza twiste yahise abwira Cyusa ati umwana wanjye wamukoreye ibiki, umwana wanjye wamuteye inda? Ugahita ubona kanga mama Iribagiza yahise arakara ndetse mama Iribagiza yagize umujinya mubi cyane ndetse mama Iribagiza yahise atangira gutonganya Cyusa cyane akababwira ati ubu ngubu ugiye kuba wakanga umwana wanjye, ugiye kuba wababaza umwana wanjye. Ese bizagenda gute kanga bita Cyusa avuze ati sinzigera mbabaza Iribagiza? Gusa twese turabizi neza yuko hanga bita Cyusa yatangiye ubwo kubabaza Iribagiza kandi mwatangiye kubona ko Cyusa yatangiye guhaga Iribagiza ku buryo Cyusa atangiye kwiteretera abandi bakobwa. Ngira mwabonye imico ya Cyusa ndetse n'uburyo Cyusa atangiye kwitwara kuri Iribagiza. Ese bizagenda gute mama Iribagiza naramuka amenye ko Cyusa ashaka kuba yata Iribagiza ndetse Cyusa ashaka kuba yakwanga Iribagiza kandi yaramuteye inda? Bizagenda bite kanga nono ibintu bigiye kuryo nono kanga ino filime yacu igiye kuba yagira iryoshye cyane? Ese nono Emile wibye bizagenda gute? Emile azabasha kuba yakanguka ari muzima? Dore ko mwabonye kwanga ibya Emile nabyo bitoroshye. Mwabonye kwanga bita Emile bamurashe kandi Emile akiri muzima. Dore ko kwanga twamaje no kubona ko Are azi yuko yishe Emile, gusa tubonye ko Emile ari muzima kandi tubonye ko Emile nta kintu yabaye. Ese bizagenda gute? Bizarangira gute? Kari beshi mufite amatsiko ndetse kari beshi mukomeje kwibaza ukuntu ibya Emile bizagenda ndetse beshi mukomeje kwibaza koko niba Emile yarapfuye. Bizagenda gute kanga ibintu bigiye kuba ibyagiye kuri filime yacu igiye kuba yagera iryo cyane? Amaje no kubona kanga bita Isimbi nawe biri toshye. Amaje kubona kwanga bita Isimbi nawe akomeje gutekereza uburyo bizagenda ndetse ahanga ubita Isimbi afite ubwoba bwinshi cyane cyane yuko bamubwiye ko umugabo wahangaha ari umugome kandi umugabo wahangaha ashobora kuba yamugirana. Ngira ngo bonye ko bagize ubwoba ndetse no bari kwibaza ukuntu biragaze kuba byagerekera Isimbi. Agira ngo ko ari kuvuga ati Isimbi yavuye hangaha akagenda ko tubizi neza yuko ashobora kuba byagenda bine ko tubizi neza yuko uriya mugabo ari mubi cyane, ko uriya mugabo umugabo we ko tuzi neza yuko ari mubi waretse Isimbi akavanga akagenda. Ese biraza kuba byagenda gute kango bita Isimbi nawe yavuze ati nimwebwe mujyango mfite n'ahandi hantu najya n'ahantu mfite ko kuba najya, ahubwo ngomba kuba nagumanga ubundi nkabana namwe mu bibi no mu byiza ndetse nkabasha kuba nakwihangana ibizaba byose, nkabasha kuba nagira uko mbigenza. Ese bizagenda gute umugabo wanga ameze gute ko turi kubona ko bagize ubwa ndetse bafite ubwo ukuntu bizagendekera Isimbi? Ese bizagenda gute kanga muri kubona ko ibintu bitoshye ko muri kubona kwango bita Isimbi nawe akomeje kugenda ahura n'ibigeragezo byinshi noneho bizabasha kuba byagenda gute muri ino filime Inzira y'Umusaraba? Dore ko muri kubona kwanga bita Isimbi nawe yaratangiye kugenda amenyerana muri runo ndetse Isimbi yaratangiye kugenda amenyerana n'abantu baho, gusa muri kubona kwanga bita Isimbi agiye kuba yagenda. Ese noneho biraza kuba byagenda gute? Nawe amatsiko nimeshe kandi nawe kubaswa bigiye kuba byagenda, gusa gace kagiye kuza noneho kagiye kuza ari umuntu ndetse kagiye kuza ari umuntu kandi mugiye kubona kwanga bita Emile nawe agiye
kuba yakira kandi Emera agiye kuba yajya kwihora kuri are, Emera agiye kuba yaha isomo are. Ese bizagira gute ko twabonye kwanga bita Anita nawe ari kwa muganga, ko twabonye kwanga bita Anita yaguye muri koma? Ese Anita azabasha kuba yakanguka? Ese Anita nakanguka bizanyura gute kanga Anita azi neze azi yuko Emera yapfuye kandi twamaje no ko na kwanga bita are nawe yizeye yuko Emera yapfuye? Ese biraza kuba byagiye gute ahangaho bita are namara kumenya yuko Emera atapfuye, none namara kumenya yuko Emera akiri muzima biraza kuba byagenda bitenda bisiko nawe ufite amatsiko nawe ari kubaza ukuntu bizagenda umunsi are yamenye yuko Emera atapfuye, ndetse umunsi are yamenye yuko Emera ahubwo ashaka kuba yakwihora cyane, yuko navuga ko Emera namara gukanguka azahita aza kwihora, ndetse Emera azaza gushaka Anita ahantu hose ari. Ese none bizabasha kuba byagenda bite kanga ari benshi mufite amatsiko, ndetse ari benshi muri kubaza ukuntu bizagenda mu gace kagiye kuza, dore ko hanga mugiye kubona ko ibintu bigiye kuba byajya kandi mugiye kubona ko ino filime yacu igiye kuba yagira iryoshye cyane. Mwaje no kubona kwanga bita Iribagiza nawe akomeje kwibaza uko biraza kuba byagenda, cyane yuko anga atangiye kubona ko Cyusa atangiye kumwanga, kandi Iribagiza atangiye kubona ko Cyusa atakimukunda. Nyina ngubonye kwanga bita Sylvie yabaje Iribagiza ati ese hagati yawe na Cyusa kuva wabimpumye nta kintu kigeze kibamo, Cyusa aracyagukunda nkuko byahoze? Agusabonye kwanga bita Iribagiza yabwiye Sylvie ati nta kibazo cyabayemo, ahubwo Cyusa aracyankunda nka mbere. Ese none bizagenda gute ko twamashije kubona kwanga bita Cyusa atagikunda Iribagiza? Bizagenda gute? Ndabisika amatsiko ari menshi kandi nawe ukomeje kwibaza ukuntu bigiye kugenda, gusa ugiye kubona kwanga ibintu bigiye kuba bigiye iryo cyane, ndetse bishi mufite amatsiko, ndetse bishi muri kwasukuna bigiye kuba byagenda mu gihe kubona ko ino filime yacu igiye kuba yagana ku musozo, dore ko nababwira ko nta mvura idahita, kandi mugiye kubona kwanga ibintu bigiye kugaragaramo ari ibintu bidasanzwe, dore ko ari benshi mufite amatsiko, ndetse ari benshi bamwibajije ese bizagenda gute, bizarangira gute? Gusa mugiye kubona yuko hanga ubita Cyusa nawe agiye kuba yakwishyura, cyane yuko navuga kanga bita Iribagiza agiye kuba yahumuka, kandi Iribagiza agiye kuba yabona umuti, cyane yuko dogiteri agiye kuba yazana umuti Iribagiza, dogiteri agiye kuba yazana umuti wundi Iribagiza akabasha kuba yahumuka. Ese bizagenda gute umunsi hanga ubita Cyusa yabonye Iribagiza yahumutse, kandi twamaje kubona ko Cyusa atagikunda Iribagiza, kandi Cyusa atangiye kuba yakwitiritera abandi bakobwa? Ese bizagenda gute none akanga ibintu bigiye kuba byajyo, cyane yuko twamaje kubona kanga ubita mama Iribagiza yabwiye Cyusa ati nuramuka ubabaje umwana wanjye nawe uzaba ugiye mu banzi banjye, ndetse uzaba ushaka kuba waba umwanzi wanjye. Cyane yuko hanga ubita mama Iribagiza ngabonaga ko yabivugaga yarakaye, ndetse mama Iribagiza yavuze areba Cyusa namubwira ati nuramuka ubabaje umwana wanjye uzahita ujya mu banzi banjye. Gusa ngamubonye ko Cyusa abwiye mama Iribagiza ati ntabwo nzigera mbabaza umwana we, ntabwo nzigera mbabaza Iribagiza kuko ndamukunda cyane. Gusa turabizi neza ko Cyusa atagikunda Iribagiza, ndetse Cyusa yatangiye gutereta abandi bakobwa. Ese bizagenda gute? Nawe amatsiko ni menshi, ndetse nawe ukomeje kwibaza ukuntu bigiye kuba byagera, cyane yuko twamaje kubona ko ngo bita Fisto nawe yamaje guhabwa amafaranga menshi, ndetse Fisto bamaje kumuha amafaranga menshi kugira ngo abashe kuba yakwica Iribagiza. Agira ngo njye kwa ngo bita Iribagiza yabwiye Fisto ati ese wa muganga wavuze uzamvura amaso uzahana tuyuzahana ngo tubashe kuba twagiye undi amvure amaso. Gusa wabonye kwa ngo bita Fisto nawe yese abwira Iribagiza ati arahari, ariko ninkujyana ntuzagire umuntu ubwira, ntuzabibwire Cyusa ko ngiye kuba nakujyana yo, kubera ko Cyusa ndabizi neza ko yangira nawe, kandi abizi ko Cyusa ashobora kuba yankubita, kuko wabonye ibintu yankoreye cyagiye, wabonye wumvisha ibintu yankoreye ngo wumvisha imegeri yankubise. Ese bizagenda gute kango bita Fisto ashaka kuba yatwara Iribagiza ubundi Iribagiza bakamwica? Ariko twabonye ko Rugema ndetse na Fabera bamaje gupanga uburyo Iribagiza bagomba kuba bamushimuta cyangwa bakamwica kugira ngo Iribagiza atazagira ikintu avuga mu rukiko, cyane ko Iribagiza azi ibintu byinshi, ndetse Iribagiza azi ibintu byinshi Rugema yagiye akora, ndetse afite n'ibimenyetso byatuma Rugema abasha kuba yafungwa. Ese none bizagenda gute kango bita Rugema nawe ubwo bwamwishe, ndetse Rugema yapanze kuba yakwica mama Iribagiza? Bizagenda gute? Ese nawe wizeye yuko Emera bwaze kuba yakira? Niwe jya muri comment tubwira ati amen amen, Emera bwaze kuba yaba muzima, kandi Emera bwaze kuba byagenda neza, ubundi yongere akiri ubundi abashe kuba yajya gushaka Anita. Ese Emera azongera guhura na Anita? Ese ko tubonye kwanga bita arari gupanga kuba yasezerana na Anita ari kwa muganga? Biraza kuba byagenda bite? Byinshi ufite amatsiko ndetse n'ibindi uri kwibaza byose ngiye kubona kugira, kandi ngiye kubona kumara amatsiko, ndetse ngiye kubona kugira ibyo kuba byakora icyo byose muri filime Inzira Y'UMUSARABA ndabizi ko ari benshi mwasigaye amatsiko, ndetse mwasigaye mwibaza ukuntu bigiye kuba byagenda. Gusanga none ngiye kuba nabwira igiye kuba byakora icyo byose muri filime Inzira Y'UMUSARABA, ko muri kubona yuko hanga ibintu byose, kandi muri kubona ko hanga ibintu bikomeje kuba byagurana cyane, cyane yuko bamaze kubona ko ngo bita Emire atangiye gukugwamo isasu. Gusa abantu bari kumukuramo isasu ntago babyize, ngira ngo nye ko ari abashumba bari kumukuramo isasu. Ese biraza kuba byagenda gute? Biraza kuba byarangira kize? Nawe amatsiko ni menshi, kandi nawe usigaye bibaza ni koko nimba koko Emire bwaze kuba yakira. Gusa ugiye kubona yuko hanga bita Emire agiye gukira, kandi agiye kuba yajya kwihora, ndetse agiye no kuba yaha ari isoma, ndetse agiye kuba yakwereka ari ku bintu yakoze yibeshyaga cyane. Ese none bigiye kuba byagenda bite kanga muri kubona ko Iribagiza nawe ari mu mazi abira, kandi Iribagiza ibintu bitoroshye ko muri kubona kwanga bita Iribagiza ashobora kuba yanakwicwa? Bigiye kuba byagenda bite? Ngira ngo mbonye kwanga bita Fisto bamaje kumuha ikiraka, ndetse Fisto bamuha ikiraka cyo kuba yakwica Iribagiza ubundi bakamuha amafaranga. Ese none hanga Fisto ari bwaze kuba yabikora?
gukora gusa mwabonye kwanga bita Fiston ibitekerezo byamubanye byinshi ndetse Fiston yabuze icyakora n'icyareka ngira ngo uri kubona kango bita Fiston ari kuvuga ati Imana ifashe Simbi kore nawe nshaka gukomeza kumvira Fabiola ese noneho Fiston ari bwaze kuba yabasha kwica iribagiza kuba twabonye ko bamuhaye amafaranga menshi kandi bamubwiye yuko ninamwica bari bwaze kuba bayamurekera ese noneho biraza kuba byagenda bite nawe amatsiko ni menshi kandi uri kubazwa ibintu bigiye kugenda gusugiye kubona yuko hanga ibintu bigiye kuba byaryo akanugiye kubona ko ino filime yacu igiye kuba yagana ku musozo dore ko ari benshi mura mwibaza koko nimba ino filime izarangira gusa mu gihe kubona yuko hanga noneho ibintu bigiye kuba byaryo ndetse ibintu bigiye kugaragaramo ari ibintu bidasanzwe cyane dore ko hanga mwamaje kubona ko iribagize yabaye impumyi kandi iribagize atareba ese noneho bizagenda gute ko twamaje no kubona ko Cyusa adagikunda iribagize ndetse Cyusa atangiye kwitiretera abandi bakobwa ese noneho bizagenda gute hanga iribagize azabigenza gute iribagize azabyakira gute cyane yuko navuga ko Cyusa ari gukora ikosa rikomeye cyane ndetse Cyusa ari kurenga ku gihango yagiranye na iribagize nyango amagambo iribagize Cyusa yabwira iribagize amubwira ati nzakuba hafi kuba utareba ningiye uzakubera amaso gusa muri kubona kango bita Cyusa atangiye kugenda ahaga iribagize ndetse Cyusa adashaka no kuba yavugisha iribagize ku buryo atifuza no kuba yagendana nawe mu muhanda ese bizagenda gute mbere ko dukomeza ndagira ngo ujye muri comment ugire ijambo rimwe ubwira Cyusa ko muri kubona ko ibintu Cyusa ari gukora atrebyo kandi ndabizi ko ari benshi muri kubabazwa n'amagambo Cyusa ari kugenda abwira iribagize kuko muri kubona ko ibinanga Cyusa ari gukora ari ibintu bibi cyane kandi Cyusa ari kugenda ahemukira iribagize cyane yuko iribagize yabaye impande ya Cyusa mu gihe Cyusa ari mu byago ngira ngo ubonye ko iribagize yamubaye hafi ndetse iribagize yamuhaye buri kimwe cyose yari akeneye gusa muri kubona kango bita Cyusa we ari kumujya kure ndetse Cyusa atangiye kwitiretera abandi bakobwa ese bizagenda gute iribagize naho muka bizagenda gute ese nawe uri kwibaza yuko iribagize ashobora kuba yahumuka gusa mu gihe kubona ko dogiteri agiye kuba yazana umuti ubundi awuhe iribagize murabizi ko ibintu byose ndetse n'ibibazo byose bigenda bibaho ndetse n'ubugwayi bwose bugenda butera ndetse n'ibintu byose Nyirantambara ndetse na Fabiola bagenda bategura ngira ngo murabizi neza yuko dogiteri ari we uzana umuti ndetse akaza akavura rero mu gihe kubona ko dogiteri agiye kuba yashaka umuti wundi azanire iribagize wundi iribagize abashe kuba yahumuka iribagize yongere arebe ese biraza kuba byagenda gute ese nawe wishimiye kubona iribagize yongeye kuba yahumuka wishimiye kubona iribagize yongeye kureba ese naho umuka azabasha kuba yababara Cyusa azabasha kuba yahimbabaza Cyusa dore ko muri kubona ko Cyusa ari guhimika cyane kandi Cyusa atangiye kugaragaza imico mibi cyane ese noneho biraza kuba byagenda gute agace kagiye gukurikiraho karaza kuba kameze gute kangaha ibintu bigiye kuba byajyana no kangaha muri kubona ko bita ruginga naho ubwoba bwamutashye ko muri kubona kangaho bita ruginga ubwoba bwamwishe ese noneho bigiye kuba byagenda gute kangaha muri kubona ko ruginga afite ubwoba ndetse ruginga afite ubwoba bwo kuba yagira mu rukiko cyane ko ruginga azi neza ko ibyaha byose bari kumurega bimufata kandi azi neza ko ibyaha byose bari kumurega biraza kuba byamuhama rero muri kubona kangaha bita ruginga afite ubwoba bwo kuba yajya mu rukiko kandi ubwoba bwamutashye uri kubona kangaha ari gupanga imipango wo kuba yafata iribagize ubundi akamushimuta kugira ngo iribagize atazabasha kuba yaza kugira icyo avuga mu rukiko ese bizagenda gute kangaha na Fabiola nawe ubwoba bwamwishe ndetse na Fabiola nawe ari kwibaza ko biraza kuba byagenda cyane yuko kangaha Fabiola adashaka kuba yajyana n'urugingo mu rukiko muri kubona ko Fabiola afite ubwoba ndetse Fabiola akomeje kumanika amaboko avuga ati nimba ugiye mu rukiko uraza kuba wagenda wenyine kuko sinshaka ko nanjye bamfunga cyane yuko navuga ko ibintu byose byagiye bibangana avuga ko ari Fabiola mastermind ndetse Fabiola byo ari we wagiye ubitegura ndetse ibikorwa bibi byose ndetse n'ubugome bwose mwabonye ko ari Fabiola wagenda gutanga igitekerezo cy'ukuntu babigenza ese none biraza kuba byagenda gute rugingo nagira mu rukiko ibyo biraza kuba byagenda gute ese urumva rugingo akwiye kuba yakatigwa imyaka ingahe muri gereza nawe ushobora kujya muri comment ukabasha kuba watubwira kugira ngo utweke ko nawe wifuza yuko rugingo yakatigwa imyaka ndetse rugingo yakatigwa ugwa burundu muri gereza kuko muri kubona ko anga rugingo nta kizere kandi mwabonye ko rugingo nta kintu kizima kimwe mwabonye ko rugingo ari umugome mubi cyane cyane yuko mama iribagize abwiye rugingo ati nzakora uko ushoboye uhanirwe ibyaha byose wakoze kandi mfite umuhungu wanjye w'umupolisi azakwereka yuko nta bintu by'imikino ese noneho bizagenda gute kanga mama iribagize twabonye ko yarake ko twabonye ko mama iribagize afite umujinya ndetse ashaka no kuba yakwerora kuri rugemwa biraza kuba byagenda gute nibagira mu rukiko ko twabonye ko rugemwa afite abatangabuhamya bavuga yuko ibyo bamushinja byose atabikoze biraza kuba byagenda gute ese noneho dogiteri ko yavuze ko afite ibimenyetso byashinja rugemwa paka rugemwa afunzwe biraza kuba byagenda gute biraza kuba byaragira gute rugemwa nagira mu rukiko ndabizi ko amatsiko ari menshi kandi nawe ukomeje kwibaza ukuntu bigiye kuba byagenda gusugiye kubona ko ino filime yacu igiye kuba yagana hiryoshye cyane kandi ibyo bishimye yifuza ndetse n'ibyo bishimye mukomeje kugenda mwibaza mugiye gutangira gusondekwa kandi mugiye kuba mwabona ko noneho angahe ibintu bigiye kuba byagenda ndetse mugiye kubona ko Fabiola ndetse na rugemwa bagiye kuba bajyanwa muri gereza ndetse na Nyantambara ese uri kuva ko kuba bakatigwa imyaka ingahe muri gereza urebye ubugome bwose ndetse n'ubwicanyi bagiye bakora urumva rugemwa ndetse na Fabiola ndetse na Nyantambara bakwiye kuba bakatigwa imyaka ingahe muri gereza nawe ushaka kujya muri comment ukabasha kuba watubwira kugira ngo tweke ko nawe wifuza yuko rugemwa ibyo byose birangira kandi rugemwa hanirwa ibyaha byose yakoze kuko murabizi neza yuko rugemwa ari umunyabyaha mubi cyane ese noneho bigiye kuba byagenda bite ko twabonye kwanga ubita Anita ameze nayo ko twabonye ko Anita ari kuri bombori Anita ari kwa muganga
muganga. Ese Anita ari bwaze kuba yabasha gukira, Anita ari bwaze kuba yakira, ese nakira azongera ahure na Emile. Nawe amatsiko ni menshi kandi uri kwibaza ukuntu bizagenda kugira ngo Anita yongere guhura na Emile, cyane ko mwamaje kubona kwa ngo bita Are yamaje gufata umwanzuro wo kuzafata Anita ubundi bagasezerana mu murenge ku buryo Anita atazigera byanga kandi Anita azaba ari no kwa muganga ameze nabi. Ese bizagenda gute? Ari nasezerana Anita bizabasha kuba byakunda ko twabonye ko ngo bita arashaka kuba yatanga ruswa, gusa twabonye ko ngo bita Fabien ndetse n'Ogemwa kumva aratanga ashaka kuba yatanga ruswa byabateye ubwoba, ndetse batangiye kuvuga ati nimba ari ibyo ugiye kuba wajyamo uzabagwe yifashe, cyane ko navuga ko Fabien ndetse n'Ogemwa bafite ubwoba ndetse n'ibyaha bafite nabwo batari babikiruka, none bakaba bashaka kwishura mu bindi byaha byo gutanga ruswa. Agira ngo bonye ngo bita Fabien we yahise amanika amaboko akavuga ati nimba ari ibyo ngibyo ngiye mbivuyemo manitse amaboko. Ese noneho biraza kuba byanye na gute imipango ya Are bwaze kuba yakunda, dore ko navuga ko na Are nawe polisi igiye gutangira kumuhiga, ndetse Are nawe ibyo bigiye kuba byajya hanze si bya Are byose bigiye kuba byagaragara, polisi igiye gutangira gushaka umuntu wakoresheje imbunda ubundi akica umuntu. Akene ko navuga kango bita Are yari afite gahunda yo kuba yakwica Emile ndetse n'Anita, gusa wabonye ko anga bita Emile byagenze neza, ndetse Imana yabashije kuba yakinga akaboko ku buryo anga muri kubona ko hari ikizere yuko Emile ashobora kuba yakira, ndetse hari ikizere yuko Emile ashobora kuba yakongera kubyuka ubundi akaba muzima, akabasha kuba yajya kuba yashaka uburyo yongera kuba yakwiyubaka. Ese Anita azongera ko ese Emile azongera kuba yahura na Anita? Nawe amatsiko ni menshi kandi nawe uri kwibaza ukuntu bizagenda kugira ngo bongere guhura, gusa mu gihe kubona yuko noneho angaha ibintu bigiye kuba byajya ku murongo, kandi benshi mufite amatsiko ndetse benshi mwese ukuntu bigiye kugenda, ndabizi ko amatsiko agiye kuba yashira, kandi mugiye kubona yuko anga ibintu bigiye kuba byagenda neza cyane. Mwaje no kubona ko angaho bita Kamarade akomeje gushakisha Emile, ndetse Kamarade yirutse imisozi n'ibibaye, ndetse akomeje kugenda baza abayisi n'abagenzi babaza ati uyu muntu ntawe mwaba mwarabonye, gusa mwabonye ko bari kumakana bamubwire ko batigeze banamubona ndetse batanamuzi. Ese bizagera gute Kamarade azabasha kuba yahura na Emile? Nawe amatsiko ni menshi kandi nawe wasigaye baza ukuntu biraza kuba byagenda kugira ngo bashe kuba bahura, cyane ko mwabonye ko bita Kamarade yahangayitse cyane, Kamarade afite ubwoba, ndetse Kamarade ari kwibaza ukuntu byagendekeye Emile ndetse na Anita, gusa nagazi yuko Emile ndetse na Anita ibintu byageze nagazi yuko umuvandimwe Emile ashobora kuba yanapfa, nagazi yuko umuvandimwe Emile ameze nabi cyane, nagazi yuko ibintu bitoroshye. Ese noneho biraza kuba byagenda bite, biraza kuba byarangira gute? Nawe ko mbizi yuko amatsiko ni menshi kandi nawe arakaba uri kwibaza ukuntu bigiye kuba byagenda, gusa ugiye kubona ko ino filime yacu igiye kuba yagana ku musozo, kandi igiye kuba yagera iryoshye cyane, kandi navuga ko ngo bita Emile nawe agiye kuba yakora agashya, kandi Emile agiye kuba yatungura Are. Ese arari bwaze kuba yabyitwaramo gute? Nabona Emile atarapfuye, nabona Emile akiri muzima, ari bwaze kuba yabigenza gute? Mbere ko dukomeza nagira ngo nawe wandika ngo amen amen, kugira ngo twike ko nawe wizeye Imana kandi wizeye ko Imana izakora ibitangaza, ubundi Emile akongera kuba yahura na Anita bakongera kwikundana, kuko mwabonye ko bakundana cyane, kandi wabonye ko ngo bita Anita yabwiye Emile ati ikintu kizadutandukanya hagati yanjye nawe ni urupfu, nta kindi kintu kizabasha kuba cyadutandukanya. Bivuze ngo rero nibwo Are yakora ikintu, ubwo Are yasezerana na Anita, n'ubundi Anita abonye ko atoroka Are ntago azigera yemera kubana na Are, azajya gushaka ukuntu abana na Emile. Ese bazongera guhura? Ese bazongera guhura ubundi bongere kwikundana? Ko twabonye ko ngo bita Are nawe yari yaze kandi arashaka kuba yakora ko ashoboye kose kugira ngo Emile abashe kuba yapfunda, abashe kuba yatsindira Anita. Nawe amatsiko ni menshi kandi nawe uri kubaza ukuntu bizagenda, ndetse muri kubona ko ari ibintu bidashoboka cyane. Ese bizagenda gute? Gusa kubera Imana bizashoboka. Nagira ngo nawe ujye muri comment ubashe kuba kwandikamo amen amen, kugira ngo twike ko wizeye Imana kandi wizeye yuko ibintu bizagenda neza cyane.